turakwitabye karamenya gasani kuko duhamagaye kugira ngo tugirire neza ahanga kuri buri munsi kumpuwe zawe kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda ije kutugira neza kuri uyu wa gatandatu w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika tariki 20 Gicurasi 2023. Isomo rya mu bitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe 18 umurongo 23 kugeza kwa 28. Paulo yamaze igihe kirekire ya Antiokiya, ahavuye arakomeza azenguruka akarere k'Ubugarati na Furugiya ashishikaza abigishwa bose. Nuko umuyahudi witwaga Apolo kavukire ka Alexandria agera Efezi, akaba umuntu w'umuhanga mu byanditswe. Yari yarigishijwe inzira ya Nyagasani, akagera n'umwete mu kuvuga ibyerekeye Yesu kandi akabyigisha uko biri, nubwo yari azi gusa batisimo ya Yohani. Ubwo atangira kuvugira mu isengero ashize amanga, Priscilla na Aquila ngo bamwumve, bamujyana iwabo, bamusobanura kurushaho inzira y'Imana. Hanyuma Apolo ashatse kujya muri Akaya, abavandimwe bamutera inkunga kandi bandikira abigishwa baho ngo bamwakire neza. Agezeyo agirira akamaro abemeye babikesha ubuntu bw'Imana, kuko yatsindaga impaka abayahudi ku mugaragaro, abereka mu byanditswe ko Yesu ari we Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 47. Imana niyo mwami w'isi yose. Miryango mwese ni mukome yombi, musingize Imana mu murwa w'ibyishimo, kuko uhoraho umusumba byose ari ruterabwoba, akaba umwami w'igihangange ku isi yose. Imana niyo mwami w'isi yose, ni mucurangiye mwimazeyo mu byamamaze. Uhoraho ni umwami ugenga amahanga, Imana itetse ku ntebe yayo yuje ubutungane. Abatware b'ibihugu bakoranye bashyira hamwe n'umuryango w'Imana ya Aburahamu, kuko Imana ariyo nyiringabo zose zibaho ku isi, ikaba yatumbagiye hejuru ya byose. Imana niyo mwami w'isi yose. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo y'Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani umutwe 16 umurongo 23 kugeza kwa 28. Muri icyo gihe agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa bati, ndababwira ukuri koko, nimugira icyo musaba Data mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza ubu ntacyo mwigeze musaba mu izina ryanjye. Nimusabe muzahabwa, maze ibyishimo byanyu bisendere. Ibyo nabibabwiye mu bigereranyo. Igihe kirageze noneho sime nkibabwiza ibigereranyo, maze mbabwire neruye igerekeye Data. Icyo gihe muzasaba mu izina ryanjye. Simbabwiye ngo ninyu uzagira icyo mbasabira Data, kuko Data abakundira ko mwankunze kandi mukemera ko nkomoka ku Mana. Nakomotse kuri Data maze nza munsi, none mvuye munsi nsanga Data. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nakomotse kuri Data nza mu isi, none mvuye mu isi nsanze Data. Amen, 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 amen. Ngiye incamake, le résumé y'ubutumwa bwa Yesu, incamake y'ubuzima bwa Yesu, kuva kuri Data kuza mu isi ndetse no gusubira kwa Data. Ubwo nibwo butumwa bwa Yesu Kristo, ubutumwa bwo gukiza abantu. Nawe umukristo muvandimwe, hamwe n'amasomo kizo byacu duteguriye, tujya kuzirikana ku butumwa bwacu, tujya kuzirikana ku nshingano zacu, maze koko ubutumwa bwacu bwose burabe ubutumwa butwegereza Imana. Ariko twamara kubona Imana tukayerekana abavandimwe. Mu ngingo remezo tujya kuzirikana igira iti, ibyo dukoze byose bitwegereze Imana. Nuko nawe kuva aha ngaha, umurimo wose ukoze uba ari umurimo uguhuza n'Imana. Urugendo rwose ukoze ruba ari urugendo ruguhuza n'Imana. Abo muhuye bagufasha guhura n'Imana. Ari nabyo twumvise mu masomo y'uyu munsi, aho tugiye guhura na Kristo. Twumvise ingendo za Paulo mu isomo rya mbere zimuhuza na Kristo, ariko zikamuhuza n'abandi bavandimwe. Paulo uzahura na Apolo, nuko Apolo agakomeza kuko nawe yamamaza inkuru nziza. Urugendo rw'izi ntumwa rukaba ko urugendo rwo guhura n'Imana, bamara guhura n'Imana bakayerekana abandi. Uyu mwigishwa Apolo tumaze kumva, turamuzirikana ibintu bikomeye cyane. Apolo nk'umwigishwa arazirikana ko hari ahataragera, agahabwa ubufasha. Uyu Apolo nubwo asobanura ibyanditswe bitagatifu, ariko hari ahataragera. Aracyari kuri batisimo ya Yohani, yabatisimo kwisubiraho niyo azi gusa niko batubwiye. Ariko turaza kumva uburyo koko umwigishwa wa Kristo ikimuranga no kwiyoroshya, akumva ko hari ahataragera, akumva akeneye ubufasha. Nibwo tuza kumva Priscilla ndetse na Aquila bamujyana iwabo, maze bagakomeza kumwigisha
bikaza kurangira koko asobanukiwe n'ibyanditswe bitagatifu. Amaze guhugurwa aragenda nanone ahugura abandi, amaze gusobanukirwa aragenda noneho asobanurire abandi. C'est ça être convaincu et être convaincant. Burya ntushobora kuba umwemezi utarabanje nawe kwemera. Umuntu abanza kwemera, yarangiza kwemera nawe koko akajya abona kujya kwemeza. Naho ubundi iyo wemeza ibintu nawe utigeze wemera, ngo ubuhakanye nyine, ngo ubuyobe, icyo gihe wameze nka cya cyapa nyine gishinzwe kurangira kuyobora abantu ahantu heza. Ni nk'uko nawe ni padiri ukayobora abantu beza bose bagatambuka bajya hahandi heza, ariko ugasigara ushinze, ivumbi riri gukunabagura, ikigunda kikakurenga hejuru, umuyaga ukaguhuhaho, ivumbi sinakubwira, ugasigara ushinze aho ngaho. Kubera iki? Kuko nyine waremeje ariko ntiwigeze wemera. Kandi byaba ukaba uri uwihaye Imana, ukaba uri padiri urangira abantu ingoma y'ijuru, buri munsi ngewe mvuga iby'ijuru, ariko nge ndashobora kugira nte, ndashobora gutera intambwe ngo njye mu ijuru, ndashobora gutera intambwe yo kwemera, ngakomeza gutsimbarara kuri ngewe. Apolo uyu munsi araduha urugero rw'umwarimu mwiza, wa mwarimu ukeneye kongera kunonosora, ukeneye kongera kumenya ibya Yezu. Mukristo muvandimwe, kandi ujye kuvuga ca karongo, umunsi waramutse uparitse iby'Imana ukavuga uti birampagije ibyo nameye, birampagije ibyo nabonye, aha danger de mort. Aho ngaho ntuzaba uri umuhakanyi gusa, ahubwo uzaba wanapfuye. Ngo kuko badoguteri benshi dutunze, reka tuvuye muri kiliziya, mu nsengero zacu, barize baraminuza, ariko ikibazo uzakibaze, ese kuri yagize amashuri menshi akaminuza muri za teolojiya n'ibindi byinshi cyane mwebokamana, uriya ni wowe wemera cyane? Kandi wasanga uriya wize kurenza birenze, ufite impamyabumenyi n'impamyabushobozi birenga, ari uhakana, ari upinga, ari utagikeneye kumva iby'Imana. Aho ngaho nari ngiye kuvuga Apolo yamuseka, kuko Apolo yakemuraga impaka akoresheje iki? Ibyanditswe bitagatifu. Nyuma yo kumenya ko ibyanditswe byose bitagatifu byose bigaruka kuri Yezu Kristo, rya zina rya Yezu Kristo abantu bose bagomba gukirizwamo, tugomba kubatirizwa mu izina rya Yezu Kristo, ubundi tukarokorwa tugakira. Iryo zina ba Apolo bamamajemo Yezu Kristo, bagahinduka kandi bagahindura imbaga nyamwinshi. Naryo koko turi gukomeza twumva mu ivanjiri y'uyu munsi, ubwo Yezu Kristo mbere yo gusubira kwa se mu ijuru abashishikariza ko mwiyambaza, abereka ko hari aho bataragera, ntabwo baratangira kwiyambaza izina rya Yezu Kristo, kunyura kuri Yezu Kristo, kuko niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Ese ngewe ndacyanyura kuri Yezu Kristo? Izina rya Yezu Kristo ndiha uwuhe mwanya mu buzima bwanjye? Aho wasanga nanjye kuko nkiri muri batisimo ya Yohani, aho kuva ku giti nkajya ku muntu, nkajya kuri Yezu Kristo. Yezu Kristo ndi koko ngomba kwemera, kandi umuntu wemeye Yezu Kristo akora neza nyine. Ukwemera kuganisha ku ibikorwa byiza, ibikorwa ariko bitari by'ubuhakanyi, ahubwo ibikorwa by'umuntu koko wemeye, umuntu wamenye Yezu Kristo. Aha nshobora kuba narasomye ibitabo ngasoma Yezu Kristo, nkaba ndamuzi, mfite dogutora, mfite amashuri y'ikirenga, ariko ntarahura na Yezu Kristo. Mukristo muvandimwe, wari wahura na Yezu Kristo mugahura mwebwe mukaganira koko, nirinze kuvuga nk'inshuti, ahubwo ko nk'abavandimwe mukaganira koko, nawe ukaganiriza Yezu Kristo, mukaba muri kumwe koko. Ba Yezu Kristo twagiye dusoma mu bitabo, twagiye twumva batubwira, barambwiye, wowe se wibwiye iki? Guhura na Yezu Kristo, experience yawe na Yezu Kristo, gukomera kuri Yezu Kristo akaba ari koko tunyuraho. Tuzirikana iyi ntero nziza Yezu Kristo yasoje, ihura neza n'ibihe bitatu umuntu wese yanyuramo hari hano ku isi: igihe cyahise, igihe urimo, n'igihe kizaza, le temps passé, le temps présent et le futur. Ibyo bihe byombi ni ibidufasha kugira ngo duhure n'Imana. Ejo hahise hari ibibazo nahuye nabyo, hari inzira nanyuzemo. Ese izo zamfashe guhura n'Imana? Amateka yanjye amfasha guhura n'Imana? Icya kabiri, uko ndi ubu ngubu, ndiho nk'umuntu wemera cyangwa ndiho nk'umuntu w'umuhakanyi? Ukomeze ubyibaze. Ese mu byo nteganya ko ubuzima bwanjye ko bwakomeza kugororokera Imana, bwakomeza guhura na Kristo? Ibaze nawe intego ufite, maze kuko iyi ntero Yezu Kristo y'uyu munsi yiniyemo ubutumwa bwe, nawe ize gukubera iyawe uyu munsi, ubwo Yezu Kristo asoza ivanjiri agira ati: nakomotse kuri Data maze nza mu isi, none mvuye mu isi nsanga Data. Amen, 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 amen.
ngubwo ubuzima bw'umukristo bwa buri munsi, ibyo akoze byose bikaba ari ubuzima bwo kwegera Imana. Urugendo rwose agiyemo rukaba ari urugendo kuko rumuhuza n'Imana. Abahuye nabo bose mu nzira ntabahuhure, ahubwo akabahuza n'Imana kuko naba yahuye n'Imana. Kumenyera ibintu byose twakoze ko twahuriramo n'Imana kandi tukabihoramo n'abavandimwe koko tukabahuza n'Imana, kubahuza na Kristo. Aho ngaho ubwo nibwo butumwa bw'umukristo koko. Naho ubundi nubaho mu buzima udahura na bagenzi bawe, bizarangira ko kudahuza n'Imana. L'inverse c'est possible. Mu buzima bwawe urishimye, abo mubana koko ubereka Imana. Gakurya Paulo yabigenzaga ndetse na Apollo, nuko abo bahuye nabo koko ibyo agiye kwambwira byose akabivoma mu byanditswe bitagatifu. Guha agaciro Bibiliya, guha agaciro ijambo ry'Imana, aho ushobora guhura na Kristo koko akaba ari we koko uza kumpuza n'abandi. Ako kantu umukristo muvandimwe, nahuye na Kristo none mpuje n'abandi. Naho ubundi iyo udahura na Kristo urahuzagurika, kandi wamara guhuzagurika ntube wahuza n'abandi. Ukihugiraho, ukihunza Imana, ukihunza n'abandi. Ku munsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umubikira ngo wabanaga n'abandi muri kominote z'ababikira, kominote y'abihaye Imana bakabana. Ariko ngo umubikira kominote bamushyizemo hashira igihe, hashira iminsi, akananirana na bagenzi be. Nuko ngo mama mukuru akongera akamwimura akamujyana mu yindi kominote, naho yahagera akananirana na bagenzi be, ngo nyine ntibahuzaga. N'ahandi bakomeza bakagenda bamwimura. Ubuzima bwose bw'abihaye Imana akagenda, abihaye Imana benshi barabana, ariko bikaza kurangira ko batari guhuza na bagenzi be. Ariko icye agahora yivovota ko bagenzi be koko bamubihiriza, bagenzi be bamutoteza, bagenzi be bamugirira ishyari, bagenzi be bamugendaho, bagenzi be batamwitaho, n'ibindi birego byinshi cyane uko agendaga abitanga kugira ngo koko bamwimure bakamujyana ahandi. Nuko biza kugera igihe koko amaze kubihirwa neza, kubishya birumvikana byari byatangiye, bishoboke ko nyine nuko yaraviriyemo imbere, hasigaye gusa kuvamo akerura akagenda burundu. Nuko bigeze aho mama mukuru aza kubona koko hari icyo atarakorera wa mubikira. Umunsi umwe rero ngo aza kumubwira ati mperekeza masere tujyane, ngubwira ahantu mperekeza mbere yuko nyine ugenda. Bishoboke ko aratangiye gushaka kumusezeraho ngo ave mu babikira ubundi yigira iwabo. Nuko aramubwira ati mperekeza. Nuko mameya amujyana ahantu kure, amujyana ku isoko, ahantu bacuruzaga imigati, muri boulangerie, aho bakoraga imigati bagacuruza n'imigati. Nuko rero mama mukuru amutembereza muri urwo ruganda rw'imigati. Nuko aramubwira ati aba bantu bitegereze bakora muri uru ruganda, abantu ngiye kuvuga mu mazina yabo, babyeyi ntimuze kuntera amabuye, wasangiye mvugo itakivugwa n'urugero, ariko ngiye kuyivuga kugira ngo uze kumva neza ubu butumwa uyu mubikira agiye gukura aha ngaha. Ngo abantu batatu bari barimo aho ngaho ngo bakoraga uwo murimo nyine wo gutunganya imigati. Ngo wa mbere muri rwa ruganda ngo yari impumyi, ngo ntiyabonaga, ntiyashoboraga kureba, ngo ariko ngo yari afite umurimo muri rwa ruganda rwo gusya ingano, gutunganya neza ifu, gutunganya neza imigati, kotsa imigati, gutanga imigati, ya migati ikaboneka. Ngo kabiri muri rwa ruganda ngo cyari ikiragi, ngo ntiyavugaga, ngo ntiyanumvaga, ngo yakoreshaga gusa ibimenyetso de geste. Umurimo we muri rwa ruganda ngo arashinzwe we kugurisha imigati yampumyi yashoboye gukora, ubundi akajya kuyigurisha, akajya ku isoko akajya kuyigurisha, ngo kandi ko kabona abakiriya benshi cyane, dore ko yari très sérieux, yari umuntu w'inyangamugayo koko, abantu bakamukunda. Nuko rero bakamugura ari benshi, abantu baruka rwa ruganda ari benshi koko, kandi runguka bikomeye. Uwa gatatu muri rwa ruganda ngo cyari ikimuga kitinyagambura, ngo yaracitse amaguru, uwo ntiyabashaga kugenda, ngo yari mu kagare. Ngo umurimo rero ngo wari umurimo muri biro, ngo yari comptable, ashinzwe kugenzura amafaranga, gucunga amafaranga, imirimo myinshi yo kubika amafaranga, kuyacunga, kuyagenzura, kuyitaho, kuyabika. Nuko ababikira bombi bamaze kubona imirimo abantu bashinzwe bari muri urwo ruganda, nuko barangije kwitegereza barataha. Bageze ngo mu rugo, mama mukuru abaza wa mubikira, nanjye kuvuga wari ku manegeka, wari waviriyemo imbere, hasigaye gusa ko atongora, ubundi bikarangira amaraso atarukiye hirya. Nuko ngo mama mukuru amubaza icyo yabonye muri rwa ruganda bagiyemo, muri ya boulangerie. Nuko ngo mubikira aramubwira ati umva nahabonye ibintu byinshi cyane, byinshi cyane. Uzi ko natunguwe ko bari abantu des handicapés, nabonaga bashobora kuba bababaye, ariko natunguwe no kubona bishimye, buri wese ari gukora umurimo ushishikaye, awishimiye adata igihe, nkabona rwose barishimye buri wese. Ikindi cyantunguye nyine nuko ntawe nigeze numva yivovota ngo arananiwe, ngo arashize, ahubwo buri wese namubonaga nyine ari ku murimo we ashishikaye.
nuko rero mama mukuru ahera kuri iryo shuri bari barimo n'ibyo yabonye n'ibyo yahigiye, maze aramubwira ati umva rero Marcel, ikindi utabonye hariya nuko bariya abantu ruriya ruganda rwabo ni uruganda rushinzwe kwita ku mfubyi. Bariya abantu koko uko babona ce sont des handicapés, ni abantu koko batishoboye ariko bashoboye, ni abantu koko batishoboye ariko bashobotse. Bariya abantu barihira abana benshi amashuri, bita ku mfubyi nyinshi, bafite ikigo cy'imfubyi bitaho, bita ku bapfakazi, bita ku ndembe, bita ku barwayi. Kubera iki? Bakorera hamwe, bunze ubumwe, buri wese afite umurimo we. Umurimo w'umwe ntabwo ari uwundi, bose batandukaniye ku mirimo yabo, ariko bahujwe n'iki? No gukora umugati. Uwo mugati ko kuza kugaburira imbaga nyamwinshi, abantu benshi cyane, bakabaho, bakarera abantu benshi, bakita ku bantu benshi, nabo ubwabo koko bakiyitaho. Dore ko nyine wabonye ko ntabwo afite ingingo zose z'umubiri zuzuye, ariko nubwo badafite ingingo zose z'umubiri zuzuye, bashyira hamwe, buri wese urugingo akaruzana, bagatereka hamwe, ubundi bagakora ikintu kimwe, bagakora umugati. Uriya mugati rero, uriya ruganda barimo, buri wese afitemo umurimo we, kandi nk'uko wabibonye buri wese yishimira gukora umurimo we kandi ukagenda neza. Nawe rero Marcel, nyuma yo kubona ibyo bintu byose, icyo nashakaga kukwereka, urebe ukuntu koko abantu bashobora kubana batandukanye. Ntabwo ari uko muhuza ubwoko n'uriya, ntabwo ari uko muhuza imbaraga n'uriya, ntabwo ari uko muhuza tala n'uriya, ntabwo ari uko muhuza impano n'uriya. Aha, izo mpano ufite, kuba warize amashuri y'ikirenga, kuba koko uri mukuru, ubwo bukuru bwawe, ibyo ufite ugomba kubizana nyine muri community, ariko ukazirikana ko na mugenzi wawe nawe afite ibindi nawe birenze ibyawe, bisumba ibyawe, yewe bitari ibyawe. Byose mugomba kubishyiramo kugira ngo mugire mute, mwubake, mwungu bumwe, nibwo uzasanga ko mwishimye mwese. Rero Marcel, nubona mugenzi wawe koko akoze agakosa, ujye ukoma agatima ko nawe ejo uzakora kandi, bityo bigufashe kwitwara neza ndetse no kwigengesera, kugira ngo ukomeze kuba umuntu mwiza, ukomeze ibyo ufite, impano zawe ufite, uzizane muri community yacu, zigirira akamaro community, kiliziya y'isi yose, abantu bose zibafashe. Nuko wamubikira ngo guhera uwo munsi ngo ntiyongeye kunanirana, nyuma yo kwibonera babantu yasuye muri rwa ruganda, muri ya boulangerie, muri ya migati, nyuma yo kubona uburyo migati ivunana mu kuyikora, ndetse n'abo ngabo bavunika, yewe banavunitse bayikora, uburyo bishimye. Nuko guhera uwo munsi wamubikira, ubuzima bwe bwose buba ari ubuzima bw'ibyishimo, kuryoshya ndetse no kuryohereza abandi, kwita ku bandi. Ntiyongeye kugira imiteto, ntiyongeye kugira jalousie, ntiyongeye kugira ishyari, ahubwo ubuzima bwe bwose koko bwabaye kubana n'abandi neza. Nuko wamushyizeho noneho agahaba neza, akabanira abandi neza, ndetse abenshi koko bifuza kubana nawe, kuko yari afite impano nyinshi cyane. Nuko aratangira koko arazikoresha, ababikira bagenzi be koko bamererwa neza, barishima, bagera kuri byinshi. Nyuma y'uko avuye muri rya shuri ry'abantu bavunitse bakavunikira abandi, rya shuri ry'abantu bababaye ariko bazi kubabarira abandi. Ntabwo ushobora kubabarira utarababaye, ntabwo ushobora gukomera utarakomeretse. Nguko uzasanga twese turi hano ku isi, ntabwo dufite ingingo zuzuye. Ushobora kuba ufite urugingo rumwe ariko ukaruzana ukagira akamaro abantu benshi. Nguko ko twese n'abantu koko tunze umwe muri Kristo, ingingo zacu zose zibumbiye kuri Kristo, we mutwe wa kiliziya. Nuko rero nawe umukristo umuvandimwe, ibyo ukoze byose bijye bishamikira kuri Yezu Kristo, ibyo ukoze byose bishingire kuri Yezu Kristo, bibe byo guhura na Kristo ndetse no kuguhuza n'abavandimwe. Naho ubundi nubaho nyamwigendaho, uzazirikane yavuga igira iti, umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gutekereza, kandi ngo abagiye inama Imana irabasanga. Nawe umukristo umuvandimwe, ubwenge ufite buzane au service de l'église, amashuri ufite yazane au service de l'église, ubukungu ufite, impano ufite, byose ujye ubizana, bigirira akamaro urugo rwawe, bigirira akamaro wowe ubwawe, bigirira akamaro abandi, bigire n'akamaro kiliziya y'isi yose. Aho ngaho koko uzaba uri mu butumwa, umurimo wawe koko ntukawusuzugure, ahubwo umurimo uguhuza na Kristo, uguhuza n'abavandimwe. Umurimo wawe, ibyo ufite byose, ubukungu bwawe bukagufasha gukorera Kristo na kiliziya ye. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.